nongere kubasuhuza abakomeje kudukurikirana kuri Property in Rwanda, aho dukomeje kubazanira amazu meza agurishwa. Uyu munsi turabona bita Kimironko, aho tubazaniye inzu nziza ya karase nzigezweho ya modern house igurishwa amafaranga miliyoni 250. Inzu nziza shyashya nk'uko muri kubona iri moderne, inzu ifite ibyumba 6 na toilette 3, ifite ibyumba 4 hejuru, hasi kagira 2, salo na salamanje hasi, kagira n'igikoni cyiza kiri moderne mu nzu, ndetse kagira na negisi hanze, house quarter, inzu z'abakozi, kagira ni parking y'imodoka n'eshatu nini, kagira ni garden ariko iringaniye ntoya. Ni ahantu heza, quartier ya VIP, hano kuri Tamako Road, ni ahantu heza cyane nkuko mwagiye mubona ku billboard za ahantu heza cyane Kimironko, ahantu heza cyane. Miliyoni 250 ino nzu ukabasha kuyigura, ushobora kuza dukumvikana, ndetse andi makuru arambuye ushobora kuri hasi description mbona nashyizeho, mukabasha kureba amakuru y'iyi nzu, ukanyandikira kuri email cyangwa se no kuri WhatsApp. So reka noneho mbatambagize kandi nongera no guha ikaze abantu bashyashya mu kijyano kuri Property in Rwanda, kusaba ngo wibuke no gukanda subscribe, like na comment nibona ibintu byacu wabikunze, kandi noneho n'igitekerezo cyawe nacyo ni ingenzi. So reka noneho tugende mbereka imbere murebe ubwiza bw'inzu ukuntu imeze. Ukinjira hano ni nko kuri bariko, urayibona. Ahangaha ushobora kuhashyira intebe, ushobora gufata kofi mu gitondo ugashyira intebe utegura bariko. Urabona iriya ni view yayo uko muri kubona. Reka mbereka imbere, binjizemo imbere murebeho inzu. Iyi ni salo uko muri kwibona. Iyi ni salo yayo. Iyi ni inzu nziza cyane iri karase, ahantu heza. Muri kwibona iyi ni salo, ukiva hano muri salo tuzano muri salamanje. Iyi ni salamanje cyangwa se dining room. Muri kwibona inzu ni inzu nziza cyane. Ukiva hano muri salamanje rero uhita uza hano mu gikoni. Ifite igikoni cyiza, modern kitchen, gifite utubati, ibintu byose. Igikoni cyiza kisanzuye kinini nkuko muragenda mubibona kuri video. Urabona iki ni igikoni cy'inzu, utubati, igikoni cyiza. Ifite n'igikoni cyo hanze ku bantu bakoresha amakara, nacyo cyiza cyane kinini. Reka rero tukivana mu gikoni, reka none ngiye kubereka mu byumba uko ibyumba bimeze. Igikoni ni cyo cyo twakirangije kukireba, nakiberetse. Mu byumba uko bimeze, hasi ifite ibyumba 2, hejuru ikagira ibyumba 4. Buri cyumba ki self contain, douche na toilette buri cyumba. Uko mubibona hano rero tukibanza hano hari toilette ishobora gukoreshwa n'abashyitsi, ndetse n'icyumba kikayikoresha hano, ariko iba ari nk'abashyitsi, ariko ishobora gukoreshwa no kuri iki cyumba cyangwa tubanze, kuko iki cyumba cyakoresha ya toilette tuvuye kureba, kuko ntabwo ki self contain toilette ngo biba biri kumwe, wayikoresha nta kibazo. Icyumba cya mbere turakirebye, tugiye kureba icya kabiri. Icyumba cya kabiri ngiki, kandi buri cyumba gifite garde-robe nziza nkuko muragenda mubibona. Uri kwibona iyi garde-robe y'iki cyumba cya hano, ushobora kuba nk'icy'abashyitsi, uri kwibibona. Iyi ni inzu nini yagutse, ijyanyije n'amafaranga rwose ni ayayo. Iyi douche na toilette y'iki cyumba muri kubibona.
noneho tumaze kureba ibyumba byo hasi, reka turebe hejuru uko upstairs hameze ibyumba byaho. ubona tuzamuka hano ku maesikariye uko hameze. Iyi ni inzu nziza, inzu ngari uko muri kubibona uko bimeze. Reka turebe ibyumba byo hejuru uko bimeze. Nk'uko nababwiye, hejuru hari ibyumba 4, buri cyumba kiri self contain. Reka turebe uko bimeze. Okay, nkuko twabibonye rero nabibabwiye, tugiye kureba hejuru upstairs uko hameze. Reka dore ko icyumba kibanza hano, buri cyumba kiri self contain, douche na toilette kuri buri cyumba. Ukibona icyumba na wardrobe yacyo, kikagira na douche na toilette hano, buri cyumba kiri self contain uko muragenda mubibona. Reka turebe ikindi cyumba. Nkuko nababwiye, hejuru dufite ibyumba 4, hasi hari 2. Turi kureba ibyumba byo hejuru. Reka turebe ikindi cyumba hano, iki nacyo n'akabati, kibona douche na toilette yacyo. Icyumba kiri self contain hano. Iyi nzu ni nini cyane bishoboka, ni inzu nziza ikomeye, ni inzu yubatse ubona ko ari abantu bafite gahunda. Iki ni ikindi cyumba twakita nk'icya 5 hano. Urebye ukibona n'akabati kacyo, icyumba binini byagutse, douche na toilette yacyo ngiyi hano uko muri kugenda mubibona, self contain. Uko muri kubibona iyi ni master bedroom. Nkuko mubibona, icyumba kinini cyagutse, master bedroom, icyumba cyiza kinini cya nyir'urugo. Nkuko muri kubibona, iyi ni master bedroom ifite na balcony yayo, igafata no kuri iyi view nkuko ndabibereka. Iyi ni view iyo kuri balcony. Urabona iyi balcony, urabona view yaho ngahariya, urabona view nziza cyane. Urabona view, you see the view, ni view nziza cyane. Iyi ni master bedroom rero nkuko ndi kubibereka, ikagira n'iyi bathroom yayo, iri self contained. Urabona ifite jacuzzi hano, ukibona jacuzzi. Yes. Reka noneho turebe amanegisi inyuma uko ameze. Ngende mbereka izi house quarters. Ibona ikigega hariya, auto tank. Hano ni douche, ni toilette. Iyi ni house quarter. Hano harimo icyumba. Iki ni igikoni cyo hanze uko muri kubibona, igikoni cyiza cy'amakara. Aha ni mu gikari hayo uko muri kugenda mubibona.
aha ni mu gikari nk'uko muragenda mubibona. Hano tukajya dusubira ku irembo. Iyi ni inzu nziza cyane, inzu ikomeye. Ni karibu rero, ni karibu muze mbasurishe ino nzu, muze muyisure kandi mwishimire kugura. Kandi ku muntu ukiye hano bwa mbere kuri Property in Rwanda, wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, maze mubashe kujya mubona amakuru menshi atandukanye, kuko mbafitiye ibintu byinshi byiza hano kuri Property in Rwanda. Sawa, mwakoze kandi mwakoze kubana nanjye.